Twongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dusubiye kandi muri cya kiganiro cyacu kuri kubatura. Igihe kibagezaho ni Muvunyi Emile. Aho twe twacumbikiye ubushize twari ducumbikirana tureba nyuma yo kubona ko William Mario Branham ari umuhanuzi wacu muri iminsi yacu ya nyuma, no dukeneye kumenya ubutumwa bwa ba data yatugaruyeho ubwari bwo. Ubutumwa bwa ba data yagaruye nubuhe? Nkuko nari nabibabwiye, ni William Mario Branham wenyine ku isi watangiye kubwiriza abatiza abantu bizeye mu mazi menshi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, nkuko Bibiliya ibivuga. Nta wundi twabonye abikora, niwe wenyine. Inyigisho ya William Mario Branham niwe nyine twabonye abwiriza agaragaza yuko bashiki bacu abadamu umusatsi wabo ufite ikintu uvuze gikomeye mu byanditswe byera, badakwiye kogosha, yaba ari ukugabanya cyangwa kuwumara, ibyo bita kwimyoza cyangwa kwikemuza, nk'uko Bibiliya bivuga, ko ahubwo bakwiye kureka nk'uko Bibiliya ibivuga. Mu nyigisho ye umuhanuzi wacu we wenyine niwe twabonye abwiriza yuko bashiki bacu Bibiliya itigeze bemerera kujya ku gicaniro ngo babwirize. Baba abakozi b'Imana, baba bavuga butumwa, baba abapasiteri babwirize. Bashobora kugira izindi mpano mu murimo, bakerekwa, bagahanura, bakavuga mu rurimi rushya, bagakorera Imana mu masuku mu rusengero, bagakorera Imana bubaha abagabo babo ndetse babafasha mu yindi mirimo yabo isanzwe. Ariko kujya ku gicaniro ngo babe abapasiteri ntabwo Bibiliya yigeze ibyemera. Ni ubutumwa bwa William Mario Branham bwenyine bwabigarutseho bubyigisha nk'uko Bibiliya ibivuga. Ndagira ngo duhere muri Matayo, nko kucyerekeye umubatizo cyonyine. Matayo, kugira ngo wende byorohere umuntu wese kubona uburyo ki umubatizo utari mu izina ry'Umwami Yesu Kristo atari umubatizo wa Bibiliya. Matayo igice cyaho cya 28 n'umurongo waho wa 19 haravuga hati: nimugende, nuko mugende muhindura abantu bo mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ni uko nimugende muhindura abantu bo mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese, Umwana, Umwuka wera. Ntabwo yigeze avuga ngo mubabatiza mu mazina, muri Data, mu Mwana, oya, ni mu izina rimwe ariko rya Data wa twese, Umwana, Umwuka wera. Ariko tubona intumwa zo zijya kubatiza mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 2 n'umurongo waho wa 37, bamaze kuzura Umwuka wera ku munsi wa Pentekote. Abantu ba mbere babatijwe n'intumwa ku munsi wa Pentekote bamaze kuzura Umwuka wera. Umva uko babatijwe: abantu 3,000 bahindukirira Imana. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati: bagabo bene data, mbese tugire dute kugira ngo ubone agakiza, kugira ngo ujye mu ijuru? Niki nakora? Nkora iki? Iki ni ikibazo bibarije, ariko nawe bakubarije, nanjye bambarije. Niki nakora kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana? Igisubizo cyacyo ngiki. Petero arabasubiza ati: nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka wera,
kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Haleluya. Ngiki igisubizo cy'abantu bajya mu ijuru. Ni ukwihana ibyaha byawe. Kwihana si ukwatura. Kera niba mu madini twajyaga tujya kwihana, umuntu akavuga ibyo yakoze ngo ubwo arihannye, ubutaha twazongera ukongera ukavuga ibyo wakoze. Ibyo byitwa kwatura ibyo wakoze. Ariko kwihana, umuntu yihana inshuro imwe kugeza iteka ryose. Kwihana ni uguhindukira ukavuga utuhereye uyu munsi ndakwiyeguriye Mwami Yesu, mbaye uwawe, niwe uzaba umuyobozi wanjye ubuzima bwanjye bwose. Ubwo uba wihannye. Kuyoborwa n'ibindi, ubwo ukaba wiyeguriye Umwami Yesu Kristo. Iyo umaze gufata icyo cyemezo, ubatizwa mu mazi menshi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo ubone kubabarirwa ibyaha byawe kandi uzabone impano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose ab'Imana izahamagara. Biratangaje. Yesu abwiye intumwa ati mugende mukubatiza mu izina rya Data, muzabatize mu izina rya Data, Umwana, Umwuka Wera. Kandi abwiye intumwa ngo mugende mutegereze muzabona Umwuka Wera, muzabona imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Umwuka Wera amaze kubamanukira, batangiye kwigisha no kubatiza. Ariko bo umwanya wo kubatiza nk'uko Yesu yavuze mu izina rya Data, Umwana, Umwuka Wera, bo babatije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Aho harimo ikintu ugomba guhishurirwa, harimo ukuri guhahishe, ugomba kukumenya uguhishuriwe kugira ngo ubone agakiza. Wakwibaza ngo intumwa zanyuranyije n'Umwami Yesu? Ntabwo byashoboka, kandi ariwe wari uzirimo. Yaragendaga zibwiriza hirya hino, agakomeresha ibimenyetso n'ibitangaza byagendanaga naryo. Reka turebe itsinda rya kabiri ryabatijwe uko bababatije. Muri Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo wa 14 turahabona Filipo abatiza Abasamariya. Mumva uko bavuga. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo wa 14 kugeza kuri 17. Nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko Abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zibatumaho Petero na Yohana. Nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe Umwuka Wera, kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'Umwami Yesu. Nuko barambikaho ibiganza bahabwa Umwuka Wera. Haleluya. Aba Basamariya Filipo yabwirije, yarababwirije barizera, bamaze kwizera babatiza mu mazi menshi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Petero na Yohana bumvise ko bemeye ijambo ry'Imana, bazabasabira buzura Umwuka Wera. Iri ni itsinda rya kabiri tubona intumwa zabatije kandi bakabatizwa mu mazi menshi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Aha gatatu ni Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 10 duhereye ku murongo wa 44 tukageza ku murongo wa 48. Aha ni kwa Korneliyo, uburyo yakiriye agakiza n'uburyo yabatijwe. Petero akivuga ibyo, Umwuka Wera amanukira bumvise amagambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe Umwuka Wera akaba basutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, abangaba bahawe Umwuka Wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Baherako baramwinginga ngo amareyo iminsi. Ahangaha kwa Korneliyo n'itsinda ry'abari bari mu rugo rwe, bizeye ijambo ry'Imana, bizeye Umwami Yesu, maze batika mu mazi menshi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi aha bari barabonye Umwuka Wera mbere yuko bajya mu mazi. Petero avuga ngo aba bahawe Umwuka Wera nkatwe, ninde ubasha kwima amazi ngo batabatizwa? Kuko bavuga uti siko ngiye nabonye Umwuka Wera, ikindi saka ni igiki? Nubwo baba barabonye Umwuka Wera, ukwiye kongera gusubira mu mazi ukabatizwa mu izina ry'Umwami Yesu.
kugira ngo ube wujuje ibyanditswe, wujuje gukiranuka kose. Turebe aha kane, itsinda rya kane ryabatswe mu mazi menshi mu izina ry'umwami Yesu. Ni ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Apolo ari Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe. Arababaza ati, mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Yohana yabatijwe mu mazi menshi. Bari barabatijwe na Yohana, ariko batarabatijwe mu izina ry'umwami Yesu. Wowe ushobora kuvuga uti, genda nabatijwe mu mazi menshi, nasubira mu mazi se ine gukoramo iki? Aba nabo bari babatijwe mu mubatizo wa Yohana, barabatijwe mu mazi menshi, ariko uko Paulo yabasubije, cyangwa nawe uko agusubiza wibaza utyo. Paulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Bwa kabiri basubira mu mazi, barabatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kurambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho, bavuga izindi ndimi barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Abantu bo tubona mu byanditswe byera babatizwe n'intumwa, hose zababatizaga mu mazi menshi mu izina ry'umwami Yesu. Zanasanze nabo Yohana yabatije mu mazi menshi, ariko batarabatijwe mu izina ry'umwami Yesu, babasubiza mu mazi kandi babatiza mu izina ry'umwami Yesu. Kubera iki? Hari ibanga mu kubatizwa mu mazi menshi mu izina ry'umwami Yesu. Wakwibaza uti, se none Yesu kwababwiye mujye kubatiza mu izina rya Data, Mwana n'Umwuka wera, byashakaga kuvuga iki? Kuki intumwa zanyuranyije na Yesu? Tega amatwi nguhishurire ikinaho. Ntabwo intumwa za Yesu ntabwo zigeze zinyuranya na Yesu, ahubwo zakoze ibyo Yesu yazibwiye. Nizo zumvise neza icyo Yesu yavuze. Uyu munsi abantu batumva. Yarazibwiye ngo mujye kubatiza mu izina rya Data wa twese, Umwana, Umwuka wera. Ntabwo yazibwiye ngo mujye kubatiza muri Data wa twese, no mu Mwana, no mu Mwuka wera. Yazibwiye ngo mujye kubatiza mu izina rya Data wa twese, n'Umwana, n'Umwuka wera. Nuva mu yandi magambo, bagomba kumenya uko Data wa twese, n'Umwana, n'Umwuka wera byitwa, izina ryabyo. Kuko Data ntabwo ari izina. Data ni icyitiro cy'uko uri umubyeyi wabyaye. Uwabyawe akabyarwa wese afite data, kandi nawe yitwa data. Icyo ni icyitiriro. Nta wakubaza ngo mbese yitwa nde, umubwire ngo yitwa data. Nubwo ari data kuri wowe kuko yakubyaye, ariko afite izina. Yesu yavuze izina rya Data. Umwana ni titire, ni icyitiro cy'uko wavutse. Uwabyawe wese yitwa umwana, uwavutse wese yitwa umwana. Ariko ntago wavuga ngo umwana witwa nde ngo yitwa umwana, afite izina wamwise. N'Umwuka wera ni icyitiro, ni titire, nko kuvuga umuntu, ni personalite. Umwuka wera ariko bifite izina. Inkuru nziza rero ngo mwumvise umuhanuzi yaduhishuriye abagaruye kwizera kw'abana kwa Data mu mubatizo, nuko izina rya Data, Umwana, Umwuka wera ari umwami Yesu Kristo. Haleluya. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga. Avuga uti wamubwiriza we, wowe uri kubitubwira. Sigiye uri kubivuga, ni Bibiliya iri kubivuga. Tujya hamwe muri Bibiliya, muri Yesaya. Yesaya igice cyaho cya 9 n'umurongo wa 5 tumuko avuga. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama. Ndagira ngo uzi ko umujyanama ari Umwuka wera. Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. Ni ukuvuga ngo uwo wari uvutse yari umwana,
yari umujyanama ari we Mwuka Wera, yari Imana ikomeye ndetse yari Data wa twese uhoraho. Uyu wari uvutse bwari ubutatu buvutse. Hari havutse Data wa twese, hari havutse umwana, hari havutse n'Umwuka Wera ari we mujyanama. Nturi kubona yuko Data wa twese, umwana, Umwuka Wera byose bivuga umwami Yesu Kristo? Ntago Data ari ikintu kwacyo, n'umwana ngo bibe ikintu kwacyo, n'Umwuka Wera ngo bibe ikintu kwacyo. Ibyo byose ni title, ni ikitiriro cyangwa imirimo Imana imwe yari igiye gukora, ari we mwami Yesu Kristo. Yohana rero icyo nako Yesaya icyo yavuze aha ni nacyo Yesu yavuze. Yesu yavuze ati mugende mu ndabo no mu mahanga yose abigishwa, abazizera muzabatize mu izina rya Data wa twese, umwana, Umwuka Wera. Ni nabyo Yesaya yavuze kandi ko wavutse ari umwana, ari Umwuka Wera, ari Data wa twese uhoraho. Intumwa rero ku munsi wa Pentekote zuzuye Umwuka Wera zamenye neza yuko Yesu ari we Data wa twese, ari we mwana, ari we Mwuka Wera. Izina rya Data wa twese, umwana, Umwuka Wera ni umwami Yesu Kristo. Iyo ubatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, nibwo ubatijwe mu izina rya Data n'umwana n'Umwuka Wera. Kambi subiremo ubyumve. Iyo ubatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, nibwo ubatijwe mu izina rya Data wa twese n'umwana n'Umwuka Wera. Kuko Yesu Kristo niryo zina rya Data n'umwana n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu ari ubatizo wa Bibiliya intumwa zivuga na Yesu. Ariko iyo ubatijwe gusa mu izina rya Data n'umwana n'Umwuka Wera, nta zina ubatijwemo, nta zina ry'agakiza. Iryo zina rya Yesu niryo dusengamo tugasubizwa, niryo twikanamo abadayimoni, niryo ry'umubatizo. Mbega ni izina ry'ubuzima. Haleluya. Niryo ry'agakiza. Nk'uko umugore yasezeranye n'umugabo we atwara izina ry'umugabo we, nawe iyo umaze kwizera umwami Yesu ubatizwa mu izina rye. Niyo mpamvu yavuze ngo uhereye icyo gihe icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, muzukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzakandagira inzoka ntizigeze batwara mu izina ryanjye, muzarya ikicane k'icyo batwara mu izina ryanjye, muzasenga musubizwe mu izina ryanjye. Icyo gihe muzaba mutwaye izina ryanjye, muzaba muri ubwoko bwitiriwe izina ryanjye. Haleluya. Iryo zina ni izina ry'umwami Yesu Kristo. Branham, William Marion Branham niwe wenyine waduhishuriye iryo banga. Aratubwira ngo abantu bataye kwizera k'umwimerere, kwizera kwa ba data abantu baragutaye. Nimusubire ku mubatizo wa Paulo, nimusubire ku mubatizo wa Petero, nimubatize ku mubatizo wa Bibiliya. Kubiravuga ngo twubake ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. None se wowe niba utarabatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, nk'uko ku munsi wa Pentekote babatijwe, nk'uko abasamariya babatijwe, nk'uko kwa Korneliyo babatijwe, nk'uko Paulo yabatize abigishwa ba Apolo, wakwizera ute ko wabatijwe umubatizo wa Bibiliya? Nigiye kumara impungenge ko wabatijwe umubatizo wa Bibiliya. Uko kwizera kwagaruye n'intumwa y'Imana William Marion Branham. Nicyo kitubwira yuko ari we Eliya wavuze ko muri minsi ya nyuma azagaruka kugira ngo atugarurire kwa kwizera. Haleluya. Kwa ba data. Kuko Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi kwagomba gutakara. Igihe Kiliziya yaje yazanye inyigisho nshya zitari za Bibiliya. Amadini asohotse asohokana n'iyo confusion. Ariko mu gihe cyane mugoroba twagomba kubona Eliya akatuzanira umucyo kugira ngo tugire kwizera kubakiye kuri Bibiliya. Umanuzi twaramubonye nubwo tugana kuri Bibiliya twaratubonye n'urugero rwo rutoya rw'umubatizo. Nyuma y'umubatizo ushobora kumva tuzareba n'ibindi, turebe n'ubumana. Nta umana eshatu zibaho, habaye Imana imwe. Tuzabibona muri video izakurikira. William Marion Branham niwe muhanuzi muri iyi minsi yacu ya nyuma Imana yatumye. Buri wera n'uwirabura,
buri muntu wese ku isi agomba kumva kugira ngo ajye mu ijuru. Ubwo butumwa burahari, natwe turahari ngo tububabwire kandi tubarangira aho buri. Imana ibaha umugisha. Nicyo kiganiro cyitwa ukuri kubatura. Muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Imana ibaha umugisha.